habamo abantu baraye basambanye kandi abenshi basambaniraho bivuze ngo nibishaka ni wese wagiye agwa ku ndaya yaboze niba yaragiye kuyigura Zekiye reka nkubwize ukuri wambwawe wangu tutendamaze uzasenga Imana tujye tubisikana ingufata kanyoko naragutabaje Zekiye reka nkubwize ukuri wamenyereye nkaho wamenyereye nyoko wakonyeje kuko ningufata nzasubira muri gereza nkubwize ukuri wambwawe ubuzima bwanjye ndakwiyamye n'undi munsi ubuzima bwanjye sindarongora nyoko sindarongora umugore wawe nuramfatira kuri mushiki wawe wambwawe unshinze abagore wamurizo we amabyi yumiye mu kibuno wari wamfatira kuri nyoko cyangwa kuri nyoko wanyu kereka ngufashe nge nzigemura muri ribu hano ubwo nzarindire ko bampamagara wamutwawe nabyumvishe Slim Jesus. Yes, reka nongere mbahereze ikaze bakunzi ba Slim Jesus TV, nangire mbasuhuza mbifurize gukomeza kugubwa neza aho muri mwese. Umunsi ngarukanye n'umusore tugiye kugana, sinirimo ari umusore cyangwa ari umupapa, ariko muraza gusobanukirwa byinshi kuri umeze gute. Ndashima Imana ameze neza. Yesu ndabona ari mu kazi. Yego. Guhaye ikaze bakwita ngo iki? Amazina yanjye ni Prophete Harorimana Leandre. Nkuko nabigarutseho ubushize ndi umupapa mfite abana babiri n'umudamu umuryango wanjye uri mu Ruhengeri umudamu n'abana ariko jewe nk'abandi naho Kigali ndi kuhakorera umurimo w'Imana hamaze imyaka 3. Wasize umugore wawe uza gukora umurimo w'Imana I Kigali? Yego. Ko ariko kuki ari abantu benshi bajya bakunda kuvuga ngo ingo zirimo abahanuzi nyinshi zikunda gusenyuka ugasanga umugore n'umugabo ntago babana kwa kugira ibibazo kujyana ibibazo bitandukanye? Akenshi cyane izo ngo zirasenyuka si no mu Rwanda gusa no hanze giyo wumva amateka y'abantu bagiye bakorera Imana cyane akenshi bagira conditions zitandukanye bagira conditions zo kutaba mu rugo cyane bagira conditions zo kuba bagakundwa n'abantu batandukanye guhora ku matelefone ibi byose bigatuma mbese umuryango cyangwa se umudamu atapfa kubyihanganira kandi none yari umuhamagaro urabikora. Okay. Nicyo cyane nshatse kukubaza niba ngombwa tuzabiganiraho neza ubutaha. Ejo nakoze ikiganiro no bita Pastor Nyasi tugaruka ku majwi y'uwo bita Ezekiel yari yashyize hanze. Jesus uranyibukije. Reka zumve. Ariko sha ubundi ufite ikihe kibazo mu mutwe wawe wa mugabo? Ushobora kuba rero warabonye umuntu abihoreye bibuke ko ngira n'inzigo nawe ntago ipingu wanyambikishije bivuze ngo iramva mu mutwe kandi njyewe sinzakubabarira. Komeza unshotore wishire wizane nakubwira iki? Reka tube dufashe kurayo andi turaritagereho mu kanya. Aya magambo nibishaka yavuze aya magambo yambabaje uretse ko tugiye guhera kuri aya ikintu bita inzika umukozi w'Imana cyangwa se umurokore wa nyawe naho waba utari umuhanuzi ariko ukijijwe ikintu bita inzika nticyemewe. Ibi bintu ni buretse je nk'ubu ntureba ugiye kwa nkaho ndavuze ngo yamuciye ureba ko umuco nawe turasibigarukiyeho ariko ubundi inshingano z'umukozi w'Imana niba hari icyamubaje kuko ubundi nababwiye ibice biyobora umuntu mu buryo bw'umwuka agira icyo bita igice cya kamere n'igice kiyoborwa n'umwuka wera n'igice kiyoborwa n'umwuka wa Satani. Wabukirwa budakijijwe ibyo bice bigomba kuyobora umuntu. Ni nayo mpamvu uzasanga umuntu ashobora kuba ari umupasiteri w'umuhanuzi yagera hari akamere mu gihe iri kuyobora akaba yakora ibidakorwa cyangwa akavuga ibitavugika ariko nanone iyo ufite umwuka wera urinda kamere. Pawulo arabivuze ibyo umwuka yanga kamere nibyo akunda ibyo kamere ikunda nibyo mwuka yanga. Ibi bintu ahangaha yaravuze ngo amufitiye inzika bivuze ngo hari ibintu byihishe inyuma biriya bintu ko yamwambikishije ipingo kuri biriya bintu byabanje kuba. Reka tujye ku yandi majwi cyangwa se niba hari ikindi kibazo mbazaho umbaze. Ayabanza unyumvishe ngewe mfite ibyo ndibuze kukubaza hari aho uri bugere nka kubaza. Kumva ibi bintu bimaze gufata indi ntera.
wageze kuri mikoro neza ariko uzihangane hirya y'ibi. Umva peti, gerageza witonde mwana, gerageza witonde, nabahaye amahoro, gerageza witonde. Niba ushaka intambara ntabwo njyewe ndi buze muri social media, ndanyura mu zindi nzira kandi ndakwiyamye, ndumva narabahaye umutekano w'ibyanyu. Niba uzi ubwenge unshire hasi, ndakwiyamye. Izi voice ndimo nguhereza ndi kuziguhereza mfite impamvu ndi kuziguha. Iyi ni honor, ndakwiyamye. Haza kukwitaba mu bundi buryo. Namaye amahoro, uranshaka iki? Ukeneye iki ku buzima bwanjye? Urashaka iki? Urifuza iki? Ugamije iki? Ufite ntego ki? Wagira ngo mutuye mu ijuru mwe nta byago mwagira? Urumva? Wagira ngo mwageze i Kanani mwebwe nta byago mwagira? Nta nkunga nakwatse, nta niyo nkeneye kwa nyoko, nta niyo nkeneye iwawe. Kandi Ezekiel, please, jewe numpamagara ntago nkwitaba muri social media, ntabwo ndi bukwitabe kuri kamera. Mfite ubundi buryo ndi bukwitabe. Nkurwaye inzika nkubwiza ukuri. Nkubwiza ukuri. Etse mvuge no kuragaka. Umuntu w'umurokore ukijijwe w'umuhanuzi wasengeye abantu bagafashwa. Sibyo kugira ibibazo uri umukozi w'Imana byo ndabyumva birashoboka kuko Satani abaguhiga kuko nawe umurwanya kandi Satani nta mikina bafite. None uraje sibyo harabo wasengeye uyu munsi bagufata nk'abarora umodo, harabo wahanuriye barakira nibyo. Ese uyu munsi noneho nagira ikibazo zaguhamagara ate kandi yumva uri kumurusha gutukana? Noneho ngo ufite y'inzika ngo nzana kwitaba ngo sinzakwitaba mu buryo buri social media ngo hari ubundi buryo nzakoresha. Ariko aba bantu izo senguye neza usanga hari ibintu by'amafaranga babanje gupfa. Oya nabyo amafaranga. Oya buretse. Hari akantu yavuzemo hano aravuga ngo narabahariye. Hari ibintu yabahariye. Kandi ibyo bintu byari bifite inyungu. Fete attention ntago umuntu yajya kuvuga ngo narabahariye. Nta kintu gifite inyungu abasigiye. Sibyo? Hari koreka nkubwiye. Yego. Aya shoka arabahariye bino bintu bya social media. Social media se ntazijyaho ubundi yarabahariye ntazijyaho. Reka nkubwiye. Ntago ari cyo kintu yabahariye. Jiza ntago ari kintu yabahari kuko social media zihoraho. Ari kujya ku macano menshi. Sibyo? Ntago umunsi buri kwira tani dasohoye ku kiganiro kivuga kuri we. Rero ntukabwira ngo yabahariye ate? Hari ibindi bintu yabahariye. Ahubwo ibyo bintu nabyo mukanyerega nabo bazivamo nk'inopfu. Reka dukomeze ku majwi. Abaretse gato. Ariko ubushize dukorana ikiganiro ubundi navuga ko cya kiganiro twakoze hajemo kuba kiri mu bintu navuga mu biganiro bya mbere byakozwe kuri kino ku burwayi bwiwe. Yego je ndabizi neza ko twahura hano kwa muganga. Yego. Okay, ikindi kintu gihari urumva nagiye gukoresha ikiganiro Ezekiel turi kuganira. Aravuga ngo buriya burwayi bwa nibishaka Theogene. Yego. Nta bundi burwayi arwaye ahubwo ni ubusambanyi yakoreye aho akomeza bishimangira avuga ngo yarongoye indaya. Biriya bintu je ntago ndi kubyemeranya nawe. Kabone naho byabaho biri guturuka. Ariko noneho ntago muri iki gihugu abantu basambana. Uzagenda uhere mu hantu hose mu dusantire mu mabari mu mahoteli habamo abantu baraye basambanya kandi abenshi basambaniraho. Bivuze ngo nibishaka ni wese wagiye agwa ku ndaya yaboze niba yaragiye kuyigura. Bibeshya ahubwo ikindi kintu cyajemo ahantu hajemo ibintu bita gusebanya. Niho mpamvu tugiye kuza kugera no ku majwi yahageza mu hababyeyi be. Sibyo? Biriya bintu sibyo bagiye biyibaha koko. Bagiye bamenya ko ababyeyi batubyara bakamenya Ezekiel amaje ikibazo numva gifite ikiheza gifite meaning. Ezekiel yamaje ikibazo ambaza ate se koko kubizi nuwe burwayi umuntu ashobora kurwara ku gitsina kiwe butatewe
n'umwanda cyangwa se ngo buterwe n'imibonano mpuzabitsina. reka nze nkubwire gatoya, reka nze nkubwire kuri iki kibazo, sibyo? Abantu bose barwaye uburwayi bujyanye n'ibyo bibazo ntago ariho bituruka gusa, sibyo? Azahamagare n'abaganga babisobanuye kuko yese nize ubuganga, ntago nize ubuganga, ariko hari ahandi hantu byava bitari no bunuze. None se reka nze nkubwire, sibyo? Infection zo mu maraso ko umuntu ifata agahita arwara ibibyimba hano urubavu rwasambanye, ko umuntu arwara ikibyimba ku itama, ko nabibabwiye itama riba ryasambanye. Ese ko umuntu akirwara hano haba hasambanye, kakirwara mu kwahasi haba hasambanye? Ibyo bintu abo bantu barimo barasebanya ku giti cyabo bwite. Ahubwo iki kintu rero kigiye kutwicira ivugabutumwa, ariko ejo bundi nabisobanuyeho mbivugaho neza. Ndavuga nti sibyo, hari ingabo Imana ibona ko zidashoboye zigiye kwerekera. Uko ejo bundi nabonye n'abandi bari kuvuga ngo yewe ngo cira hano umupasiteri ukomeye ngo mpa amafaranga, uwo muntu bagiye kuyamuha mbona batangiye no kuyaha abandi, ahubwo atangira kubabara, sibyo? Bivuze ngo uriya muntu, sibyo, ahubwo azaze muhe nimero y'uno muntu wo muri Ghana, azaze nyimuhe kuko ndabona n'ubundi we bakorana. Nukuri none se ubwo urumva iterambere ry'ivuga butumwa riri kujya. Wazashaka umuntu wo muri Ghana, azambwe jewe haza nimero zo umuntu wo muri Ghana w'umutubuzi. Nje nzamuhiza umuntu wo muri Ghana wa undi wabanje kunyeza amadolari 320, nyuma uyu munsi dore na hano kuri telefone ndabifite, akambwira ngo sibyo ni kugira ngo ampe miliyoni 50. Bari abantu buri hari akantu mujya mukina nako. Wowe so umuntu ahuje na Ezekiel, ushatse kuba kweza Ezekiel nawe? Ya ntago Ezekiel bahuje, ahubwo nundi muntu mvuze, kuko mvuze ko ibintu byatangiye gufata indi ntera, byavuye mu bantu basanzwe bijya no mu bantu bakomeye. Niba bivuye mu baprofete n'abapasiteri, nkaba narabonye umupasiteri kuri kamera. Wowe umupasiteri kandi nakubwiye, kandi buri gihoro ushaka kunyikoma, ariko ari gufata amafaranga kwa ngo ciraho agaciraho. Iyo mihango yangira ngo wiwe ngamina, iyo myuka muri kuzura mwagiye niba ari malaria bakabavura, mukareka kubeshyira umwuka w'Imana. Nje nzanya agahinda mfite umubabaro, mfite n'ifuhe ry'Imana ari nk'ibishoboka. Hari umuprofeti umwe w'umupasiteri nkunda cyane, yigeze kujyana umweyo kuri kamera banga Imana ije gukubura. Ubutaha nzawuzana kugira ngo kibe ikimenyetso cy'uko Imana ije gukubura. Fete attention, tureke gukinisha Imana. Niba kuyikorera byakunaniye, sibyo, wikivanga mu by'abandi, yikorera uko ushoboye, kuko ushobora no kuba icyapa se ko cyane ko ngo hoteli runaka kitazi n'inkoko aho yokerezwa, sibyo? Ubu si cyapa ntago kivuga ngo ibiro by'akarere ka Kicukiro, kandi mimbere mu mapave ntago kira cyapa ntikirahagera. Bareke ibyapa banze bikore, bareke n'ibiraro bibeho, kuko ikiraro nese kiraro cyambukiyeho kagenda aho ugiye kirahazi, ariko kiba cyabanje kugira ngo ukandagireho utambuke ugende werekera aho ujya. Abantu bareke ibyapa n'ibiraro, abambuka bambuke, bareke kwita ku by'abantu n'iby'abandi bantu bari gupfa. Ndetse njya mbona batakagombye gupfa amafaranga bari abantu nabo Imana yabazahuye yabakuye kure pe, yabakuye kure. Ariko Imana yarabazaho gushatse kuvuga gushyigikira DJ Brian avuze ngo Ezekiel ni umunanu, kunanuka se ubugenda byibushye. Wase kubyibuha kwe sinumvisha amakuru ngo agiye kwibagisha. Imana ire mu kwishaka gatanga kwishaka, kandi uriya mukobwa nawe niba ari n'umugore je simbizi, sibyo? Ibintu yatangiye kwijandikamo mu by'Imana akongera akajya mu by'isi. Yaje wundi yaguriye Ezekiel inkoko turi kumwe, nakazi k'inkoko si inkoko niki. Ariko reka nze nkubwire, uza abantu uyu munsi bari kurira izo nkoko bari kuziriramo, nta gahinda k'agasirimu kabaho. Neda nta gahinda k'agasirimu kabaho. Agahinda wambara ikote cyangwa ibazi kakakubanzamo, wajya kurya nkoko kakabanza kakayikoramo kayiryurira, wajya kurya mukurira ibwiza kakahabanza kakubwira ati uretse mbanze ndyame, ukaryama ntusinze. Nta gahinda k'agasirimu kabaho, nibanturize inkoko. Gese kongera nkigurira igitoki cyane nkavangamo uduteja nkirira, ntago mu gitondo njya gusenga bigakunda. Hari undi ushaka gusirimba se ko ntago byibuha, simbyuha se kutabyibanuka. have ntago ari cyo kibazo jiza, sibyo? Nawe none se ko wumva yamugura inkoko muri kumwe nawe ubwo wariyeho ntibakwima, wewe kutabyibuha cyane ngo ubijeye. Ntabwo njye nari kubyibuhaho, ntabwo nari kuryaho, urumva ko nibyo bari baravuganye. Oya Brian, njye nishimiye umubatizo we. Ari navuga ngo n'ubutubuzi ngo ntabwo yabatijwe. Oya kubatizwa bujya yarabatijwe, kuko narabibonye ku masosho media atandukanye.
kubatizwaho yarabatijwe ni n'iterambere ryiza buriya bivuze ngo ni umwuka uba uri kumuhata Yego. bivuze ngo ni bya bice bitatu igice cya mwuka wera buriya hari icyo cyamuhase kiramubwira ati ngwino buriya rero niyitonde buriya kuva yarabatijwe satani ashobora kuza kumusaba Yego. akamukoresha ibitari byo agatuma atesha agaciro ibyo yakoze niyo mpamvu kujya gukizwa sibyo ntabwo ari ibintu ntabwo umuntu yijyana ni umuhamagaro Imana ibararemye umuntu ikavuga ngo uwo muhamagaro ufite niyo mpamvu umuntu akora uburayi imyaka 25 ejo bundi akaza agahita kubona pasiteri kandi wa wundi wabikuriyemo no kuvuga zomeni de paye bya bindi bajya bavuga ntabyazi bivuze ngo Imana igira umuhamagaro wayo sanga ariko narumva uvuga indimi we ko namva uri kuvuga indimi njyewe indimi ndazivuga ariko ndazubaha je nubaha Imana ntago nzivugiraho mbonye nzivuga se nzivuga bitari ngombwa nari mu mwanya w'ubuhanuzi ndi mu mubabaro ndi mu gahinda urakuzi ko buriya guhanura bisaba kuba banje kujyana ubusabane n'Imana none se ubu mfite umujinya mfite ubaro mfite ifuye ninagira ngo mungiye kuvuga indimi ubakaka ntago nakubaza nk'umuntu ukahita wumva nk'ubuhanuzi bwe bukujemo akaka uraza ariko je n'ubundi jewe reka nze nkubwire nakubwiye ko mfite igikomere cy'intuza cy'abakozi b'Imana aba bakozi b'Imana impamvu mfite ifuye nibo basenyeye mama yego basenyeye mama baragenda barahanura babwira papa yari umurokore ari n'umudiyakoni ubu ni pasiteri mu methodiste abaza ahantu bita Ingoma muri Kibungo mu murenge wa Mugesera nihakorera uri kumva baragenda bahanura papa aramubwira ngo mama ntago azigera abyara abana b'abahungu yari atwite inda ya 3 mama yomonga araca twite agiye ayiwe Uwiteka icyo mukundira agiye kutubyara turi abahungu babiri ndi gakuru mfite na gato ubafite mu bana ya mugore wundi yashatse afite abakobwa benshi ntazi nakubwiye bari w'abana biwacu ni turi ifamu twajya mu kibuga tugakina tukagira n'umusimbura n'umutoza ariko afitemo umuhungu umwe ariko Imana igiye kuvuga bivuze ngo rero hari ife nge narakubwiye kuko naje muri ibi bintu atari uko nabuze ibindi nkora jiza jewe kubera kugahinda n'umubabari wacu ntago bakennye sibyo ntago niyemeye muri kamera ariko nabayeho nabi kubera ubwo buzima kuko papa yashatse undi mugore na mama ageze ahishakira undi mugabo nakuze mu buzima bw'ubuzererezi nkura ndi Marine Imana niyo yabimbwira ndabyibuka yabimbwiye ndi gukora ahantu akazi ko mu rugo hariya hano igahanga irambwira ngo izangira umukozi w'Imana numvaga bitabona abana bani babandi babeshyeye mama yampaye akazi keza ka leta naragakoze ngakora imyaka igera ku 10 kandi njya no kukavamo yarambwiye ati mwana wanje ndaguhamagaye irabanza mu rugo nkorera ubukwe ndabyara nubwo uyu munsi wenda umuryango tutari kumwe ariko hari andi makuru ijuru mfite hari ibindi byiringiro nibareke kuvangavanga iby'Imana rero hari abandi bantu Imana yatoraguye bababaye mwana nibagabanye kuzana ibintu by'Imana niba bomba bashaka gutukana akusa ubundi kari abasore bose bahamagaranye bakaha link bakesurana umujinya ukarangira bakareka ubu se koko akoreka nze nkubwire ejo muri nabivuze hari ingabo Imana iri kubona zidashoboye kandi muraje murabibona hari umumama umwe wabihanuye ntashaka kuvuga izina hano kuri YouTube aravuga ati muraje murabe ibintu bigiye kwibera burya ibi bintu sinabivuze kubyisengera uvuga ngo ntago abantu bazabura uko basenga aha ngaha rero abasengaga byanyabyo n'abasengaga batumwe n'abasengaga kubw'indamu bya biri nakubwiye ejo bundi abo nibo bagiye kugaragara kandi insengero ntago zifunga igihe kirekire dore ngaho mpagaze izi nsengero ntago zifungwa iziri ubufunga igihe kirekire ntago ziri ubufunga amezi 5 iziri ubufunga igihe gito ni amezi 2-3 ziraba zatangiye gufungurwa ariko none urabura abantu baraba basebye ndabivuze mbivugiye kuri kamera urabura abantu baraba basebye ayayaya none se reka muretse gatoya uranyibukije ejo bundi mbona ikiganiro cy'umuhanuzi profete wavugaga buri munsi ko Imana yamutumye mubona none ari ku kiganiro yasinze ari kugenda gutya ati murampa n'amaturo yanjye inde kandi nakuwe ngo sinshaka kwikoma amazina y'abantu ariko wamuvuga aragira ati murampa amaturo yanjye natuye ari kugenda atya niba wazinywereye mu rugo iwawe ukaryama ugasinzira zirakongoza kujya kuri kamera ngo bigende bite mwana watuje ko Imana yaduhamagaye turabarara tuzi aho yadukuye kuyikora tubifite mu ntego dufite n'impamvu twebwe twarabanje twakoze ibihano ntuze Jesus dukora ibihano byo kujya tugenda tubwiriza mu mihanda sibyo tubwiriza mu mihanda kandi twari tuzwi urumva umuntu akoze akazi ke ka leta y'abantu hatandukanye tuzwi dufata yera turagenda turayivuga tukaya tujya za Butare za Muhanga za Ngororero tukataka tukajya tukagaruka nta n'uri bugwe n'igihumbi none abangaba baraza amaturo barariye barahaze wana mugani batangiye kujya akora barara abagenzi barakubabaza barambabaza nyine barambabaza mwana
barambabaza uwo muhanuzi uri kuvuga ubwo si Noheli ko ari nawe biri kuvuga ko ngo ejo ngo agiye ngo imbere ya kamera ni akazi ke ntago mbizi ngiye gusa nabyumva ubuhanuzi buramugeraho sibyo yewe buriya hari ibintu ntajya mfataho umwanya cyane sibyo buri muntu ku giti cye yego njye sinjya ndeba umugogo uri muri abandi kandi nanjye mfite igitokozi narakuye ngo ntago ndi umwere ntago ndi iki ntago ndi umwere ariko fete atansiyo niba akora ibintu ukaza hano kuri kamera ugaragaza ko uhenuye imbere y'Imana nayo izaguhenura ariko burya niba akora icyaha ukisanga wakiguyemo pe nta cyaha umuntu atakora uri igiki se uri igiki uzi ko twambaye inyama n'amaraso muri Luka tubwira amagambo akomeye avuga ngo nuko ngazamuka umusozi wa Elayono nkuko yari asanzwe abigenza ajyana n'abigishwa be bageze aravuga ngo mwihangane mutagwa mu moshya ngajya hirya gato ngagarutse asanga basinziriye ngarongera bakangura ati rwose mwihangane tubane gatoya yego ageze hirya arongera aragaruka asanga basinziriye Yesu ageze aravuga ngo Uwiteka we kubera ko yari yambaye iki umubiri aravuga ngo iki gikombe cy'indenge kandi aramanutse amakuru yazi bivuze ngo iyo wambaye umubiri wananirwa fite atansiyo ntihakagira umuntu ucira undi urubanza ariko iyo irengereye Imana igukura mu nzira sibyo none se reba muntu niba kuri kamera njye narabirebye nahise mfukama ndarira hano narindi nabone basi niba yanasinze agenda akaryama kuko hari abakozi b'Imana benshi nzi bazinywa pe bazinywa sibyo yarabaraburisha niwo wiraburije niba Imana yagushyizemo ikintu bita isanamitima se ukaba uri kucyanduza ubwo se wanamuga nibyo bamuvugaga kera ubwo urumva atari byo nyine genda nababaye mwana bungurishijwe na Noheli ntago ari Noheli ni umurimo w'Imana bari konona n'ahantu Imana yagiye idukura ubuze simba nkiri marine reba ku gutwi dore kwapfumuwe n'iki ntago bintera ipfumwe nkorera Imana ku gutwi gupfumuye gutyo barangiza ibi bintu narabijemo ntanabikunze nkabizamo kubera umuhate w'Imana abantu twasenganye mu ruhengeri namaze amezi 6 ku musozi wa Ndabirambiwe ntamanuka irangije iranyimura injyana ku musozi wa Songa naho mara ya 6 ntamanuka nirirwayo mbwiriza ibiti ngeze mu mashyira amagurupe barangiza bo noneho baje muri Kigali babonye babyisanzemo barangiza bakagira ngo ni ibintu byoroshye bazabaze baba Prophete Fisto babazi buryo twazengurukanye none barangiza bakajya mu murimo w'Imana bagatukana bakagira ibiki aha buretse gato hari n'ikindi kintu nabonye hari umuntu mwakoranye ikiganiro niba rejo uriya mupapa ngo wahanuye yuko dore imboga apfuye sibyo ejo ndongera ndumva ngaravuze ngo nibishaka nawe ngaramuciye ngo kandi ngarapfuye fete atanze wa mupapa we nawe sinkwikomye ubundi umuhanuzi wa nyawe Imana ivuga ko akanwa ke karema ushobora kubivuga kuri akabara kindutse niba uri umuhanuzi wa nyawe koko cyangwa se ukaba waravuze ibintu ukabona bikubitanye nuko umuntu apfuye ku bibazo yihure nabyo ugahita umusitari ugatangira kujya ugenda buri muntu wese muhuka bimukangisha ngo arapfuye ntago umuntu umukozi w'Imana ajya urabwira ntago Imana yica gusira nakiza mu biganza by'Imana ntago bahapfira barahakirira iyo umuntu mubwiye mbere ntago Dawidi nawe buriya reka nze nkusetse Dawidi akimara kuryamana na Mukawuri yakamutera inda aranamwicisha Imana irarakara irakaye ngo nukiyohereza Natani aramubwira ngo agenda ngamucinga mu ngoba ngamucira umugani arawumucira Dawidi arafata uwo muntu nanjye namwica Natani ati ni wowe ugomba gupfa rero Dawidi ati Imana nyica Dawidi uzi byabaye yarapfukamye arasenga yumva yambara ibigunira arapfukama arasenga asaba Imana imbabazi Imana irangije amanga ngo ntugipfuye nubwo umwana atwita mwabyaranye azapfa ariko iramubabarira kubera ko Imana mu mwanya muhora muvuga ngo izajya ihora yica abantu abandi ngo ngijuru ngo nta juru azabona mwebwe se muzaho muzajya hakuzi ko mu mukina n'ibintu ubu se Mose ntabwo yavuye muri Egiputa avuganye n'Imana yamuhaye n'imenye ni nawe banarebanye mu maso katageze yose hakabya mwirwa muvuga ngo yarambwiye none hari ibintu abarakore bihaye ngo jiza ngo mfite nza y'Imana ngo niyihe nzasi ngo nzakugira neza nzakugaburira nzakwambika umva nkubwire we na nzakumena umutwe nayibamo na nzakwica na nzakuvuna niyo mpamvu ibintu by'Imana ntago barabimenya iriya nza ivuze ibintu byinshi abarakore bari Imana nge yarambwiye mpfa kuba ngenda na nza y'Imana
iyo nzane wamubaza ngo se ni nzayiye ngo ni nzakugira neza nzakwambika nzakugaburira muri ziriya nza rero menya ko harimo na nzakumena umutwe nzakuvuna akimana murayitiranye yaravuze ngo ndi imana yica ikanakiza mu biganza by'imana harimo ibintu byose rero ariko hari ijambo rikomeye ndi gukunda muri ino minsi riri muri Samweli iri jambo riri muri Samweli wa mbere ibice 22 turasoma umurongo wa 22 n'ubundi haranditse ngo Dawidi abwira Abiyatari ati urya munsi ubwo narebaga Dowegi umunyedomu namenye ko atazabura kubibwira Sawuli abo mu rugo rwa so bose ninjye bahowe yego arangije ku murongo wa 23 aravuga ngo gumana nanjye humura kuko uhiga ubugingo bwanjye ari uhiga n'ubwawe nubana nanjye ntacyo uzaba ndashaka ko tuvuga kuri umurongo wa 23 aranditse ngo gumana nanjye humura kuko uhiga ubugingo bwanjye ayiwe ari uhiga ubwawe nubana nanjye ntacyo uzagira iki ntacyo uzaba Imana ibampera umugisha nibyo rero mugumane n'Imana kuko uhiga bari abantu turimo tuvugaho umpiga jewe ni nawe uhiga ahubwo tugumane mu murimo umwe gumana nanjye kuko uhiga ubugingo bwanjye nawe ari guhiga ubwawe rero tureke gusebanya tureke guterana amagambo ahubwo icyaba cyiza dufatana akaboko tuzamurane kugira ngo bigende neza niyo mpamvu buri hari abantu batajya babimenya hari abantu b'abapagani bazatujyana mu ijuru bakagenda twebwe rwose ko twasenze igihe tukaba turi aho ngaho twicariye twasamye kubera ko naje gusanga buriya nkuru Yesu ubona Karebo narayikunze dukomeze njye ntabwo nkunda kwinjira muri biriya cyane buriya ariko nayo byabaye ngo uyinjiramo kugira ngo utange ibintu bisobanura rega uzi ukuntu ivuga ngo jambo yahozeho sibyo kandi jambo niwe Mana bivuze ngo udafite ijambo ubwo se naba ndi kuvuga iki hano rero twikomereze yego dukomeze turi kwinjira kuri ya majwi ndagira ngo mbare ukinira ahantu hari ahantu kanyoko naragutabaje ngo kandi wamgawe naragutabaje jewe wamurizo ugashaka guha abandi hari inkunga nigeze nkwaka kereka ngufashe nkagushikira ariko Imana izakunshira mu biganza umunsi umwe izamugushyira mu biganza se nzamwereka ibyo ngukorera uretse gatoya cyese uhagarikira jewe numvaga none ninjye wakoroye icyo nkubwiye sinzakubabarira mbiguteguje kare sinzigera nkubabarira kandi uzabyicuza niba ngututse ndamaze ongera ujye kundeka irukanka uzinduka ujye gutanga ikirego Zekiye reka nkubwize ukuri wamenyereye nkaho wamenyereye nyoko wakonyeje kuri ino nshuro uzasenga Imana tujye tubisikana tujye duhora tubisikana aba ari cyo ujya usengera kuko ningufata nzasubira muri gereza nkubwize ukuri wambwawe ubuzima bwanjye ndakwiyamye n'undi munsi ubuzima bwanjye sindarongora nyoko sindarongora umugore wawe nuramfatira kuri mushiki wawe wambwawe unshinze abagore wamurizo we amabyi yumiye mu kibuno wari wamfatira kuri nyoko cyangwa kuri nyoko wanyu kereka ngufashe njye nzigemura muri ribu nta nubwo nzarindira ko bampamagara wamutwawe nabyumvise ibi nibyo navugagaho ibi bintu hano yararengereye ari nako gahinda nakubwiye nazanye n'umubabaro wo mu by'Imana ibi bintu birarengereye sibyo none se niba umuntu twatangiye kubyoroheje noneho tugeze ku bindi utubaha n'umubyeyi w'umuntu yego nibyo Ezekiel yararengereye kuko burya gushinja umuntu ubusambanyi utamufasha nabyo burya bibarwa mu cyaha
kuko ndumva hari abantu b'abanyamategeko tugeze kubanaho. Nibi yakoze nawe bigize icyaha, harya ubwo muri bose uwereye imbuto undi ninde? Tujye ku magambo, twinjire ku magambo yavuze. Ntabwo amagambo nasubiramo. Ejo bundi hari ijambo navuze bari bamitanye kandi ndigize sinzi ku by'uburwayi bwa nibishaka. Abantu barambwira ati icyo kiganiro cyawe ni cyiza, atari ko iryo jambo wavuzemo n'imvugo zitari z'abakozi b'Imana. Nanjye ntabyo navugira kuri kamera. None kuko ngo yabivuze si umukozi w'Imana, ni voice note yamwohererejemo batokana ku giti cyabo. Umukozi w'Imana agiye kwica undi rero. Nyine ibi ngibi ntureba. Ahubwo dore reka mbanza ngira inama. Kangira inama umuntu bita nibishaka Theogene. Nibishaka ntago turahura, nakubonye rimwe ahantu ntari buvuge kubw'umutekano yabanje kuba mbere. Yabanje gukora, yari ari gukora ibicaho hantu. Oya, ni mu minsi ishize afunguwe. Yego. Nta kindi kintu ndagize narenzaho. Yego. Ariko reka mugira inama nk'umunyamwuka mugenzi we cyangwa umuhanuzi mugenzi we, kuko hari ibyo hano birasohora. Yego. Sibyo? Nta kintu na kimwe hano ngo gisohora ariko. None se wagize ngo sibyo? Abamuguriraga intebe zimwe batwaraga bazimuguraga kubera ko ari bene nyina. Simbizi rero byihorere, hari abandi rega nta muntu ujya ubura umumaro. Sibyo? Nta muntu ujya ubura icyamara. uri kumva nta muntu ujya ubira icyamara. Rero iki nama nge namugira twikomereze, nagende sibyo, afate umuntu w'umushumba nawe yemera, amara kumufata afate n'undi mushumba ku rundi ruhande rwa Ezekiyeli, bahurira ahantu basabana imbabazi. Nibamara gusabana imbabazi baze kuri kamera ari babiri, atari pranka kuko ntago Imana bayibeshya, baze basabana imbabazi. Nibamara gusabana imbabazi bajye no mu itorero basaba imbabazi. Hanyuma bitabaye ibyo umwuka w'Imana nubavaho, abazimu bagiye bica nibo bari buze kubiterera, ntibaze kuvuga ngo nabikuzimu ngo nabahehe. Ariko abazimu bagiye batesha umutwe babuza amahoro n'amahwemo. Uri kumva? Abo ngabo nibo bazagira ibiki, abo nibo bazaza kubihigira. Ariko mwagize ngo ibi bintu byo gusenga, wagize ngo impamvu abantu basenya ingo, wagize ngo nuko akenshi baba babanye nabi n'abagore. Hoya, ahubwo umuzima mutegera mu rugo kugira ngo atazongera kujya gusenga, ariko Imana ikakongerera iki, kakongerera imbaraga. Hanyuma ari amagambo yavuze wowe ari amagambo n'urukuza soni, niyo mpamvu namubwiye ngo agenda abanza asabe uriya muntu yatutse imbabazi, kandi Ezekiyeli agomba gusaba nibishaka imbabazi, yarangiza bakabona kuzisaba n'Imana yo mu ijuru, ubundi bakajya imbere y'itorero cyangwa se imbere ya kamera, natwe tukabamanika ikiganza tukabahesha iki, umugisha ko biyonze. Naho ubundi byo kujya ku kiganiro ngo nsabye imbabazi ngo ndatuye, uratura se Bibiliya ivuga ngo iki? Uwo wakoreye icyaha mbere na mbere bari ujya kugisaba, uraza kudusaba imbabazi se twebwe waradututse? Hanyuma nyuma yo kuvuga ari amagambo, umuhanuzi mugenzi wanyu yese ahanura ko ahanura urupfu, avuga ko agomba gupfa. Nibishaka ntago agipfuye. Bigenza bite kandi? Nawe sura ubonye ubundi buhanuzi? Oya, njyewe amayo makuru ndayaguhaye ntago agipfuye. Arapfa ajya he ariko? Nibishaka arapfa ajya he? Uretse ko ari kwakunda abahanuzi, sibyo? Satana bibira mu ntuze mu pa. Uri kumva? None se uzi kuru byagenze buriya? Ibi bintu bibabayeho ni nka bimwe byabaye kuri Mose. Mose yari afite umwuka w'Imana nshuti. Ariko ngo Mose gato kidogo bamuteje umujinya. Imana ubwe gukubita kabira kubita gatatu, Imana itera ku gasuzuguro sinkashaka. Nabo rero bitonde batava Imana ikaza kubakubita nk'agasuzuguro itagashaka. Sibyo? Biriya nabyita ko nabo batabanje kwireberera, ubundi intambara itangira abanza ugafata igihe ugasenga. Sibyo? Waramara gusenga ukagera ni Satani wabinjiriye, ariko nibataba amaso birababana ibindi. Icyabakizima cyo nabavugaho ni Satani wabinjiriye, nta kindi. Ntago navuga ngo nundi, kuko bari abantu bakoranye ibiganiro byinshi ntuze we, nagiye mbibona. Sibyo? Natangiye kubona Ezekiyeli kera, ahubwo Ezekiyeli ari kubyibuha mpa Imana icyubahiro, ahubwo bavuga ngo nari kubyibuha simbazi. Bazari ibiganiro yagiye akora mbere yambara ikoti rirerire agenda n'inkoni. Ezekiyeli ibereho ariko ntago nibishaka gipfuye. Ibyo kuvangura yahanuye urupfu ngo rwa wa munyakwigendera yitahiye, na byo kubuza kuri kamera kwa ngo nawe ngo na Theogene ngarapfuye.
Theogene ntabwo apfuye. Okay, reka tugane ku musozo. Tugane ku musozo ndagira ngo ugire ikintu ubwira abantu bagukurikiranye nka Prophet Leandre, abantu babashe kuba bagusobanukirwa, banatanga na nimero ya telefone ku muntu wifuza kuba yakuvugira. Jewe Prophet Leandre Harorimana, njyewe wenda ikintu nakera Harorimana Leandre, yego. Harorimana Leandre, njye icyo navuga uyu murimo, niba uri mu murimo w'Imana wo nkurikirana, ntabwo uyu murimo wapfuye kubizamo, hari ibyaguhigaga byinshi bikora ubikunze. Ikindi twebwe hari abantu bari kubikiniramo, hari ababibuze, harabifuze kuvuga ubutumwa babishaka, babuze iyo mpano. Niba uyifite yitware neza. Ikindi cya kabiri, umenye ko ibyo dukirana nabyo ntabwo ari inyama n'amaraso, kandi nabasomeye ijambo ribabwira ngo gumana nanjye kuko uhiga ubugingo bwanjye nawe uhiga ubwawe, ariko ngo gumana nanjye ntacyo uzaba. Gumana n'umwuka w'Imana ntacyo uzaba, gumana n'ubugingo bw'Imana ntacyo uzaba. Humura Uwiteka aragukunda. Reka mvuge kuri aka kantu gato nsoza. Njya mbwira abantu nkavuga ngo ntago waremwe kubw'impanuka, wapi. N'umuntu uzagura itungo rye azabaga ejo, uyu munsi ararigaburira. None Imana yo murareba ugasanga niki ku buryo yakurema, niba yemeye ko inda y'undi muntu ivamo kandi ari umwana umwe yarategereje imyaka 9, wowe ukaba ukiriho nubwo ugikora bibi, hari icyo yaguteguriye ituriza, ahubwo bana nayo neza. Abakuvuga nabi bareke, abakuvuga ibibi bareke, abagutega imitego n'abakuroga bareke. Icyatumye udapfa cyagiye hirya y'ejo hari icyo uzakora. N'ibyo yabwiye Pawulo, abwira Tito ngo Tito, ngo icyatumye ngusiga ikirete no kugira ngo usigare utunganye ibidatunganye. Nawe icyatumye udapfa hari ibisigaye imbere uzatunganya. Ndabakunda. Uvuze ibyo ngibyo rero, bita Jackie yavuze ko hari inda zavutse zitateganyijwe zikaba zibaho zitateganyijwe, ariyo mpamvu washobora kuvuga ngo runaka na runaka n'inda zitateganyijwe. Rero kuvuga ngo n'inda zitateganyijwe nyine ni ku bantu bo ntibabishakaga, ariko Imana yo ire mu muntu. Rero munakoje hari kamyo ubonye ijyana mu nda amagufwa, uko utamenyera uko umwana akurira mu nda ya nyina, nako utamenya umugambi w'Imana. Kuvuga ngo inda zitateganyijwe rero nibo ku bantu, ariko ku Mana ziba zateganyijwe ko nta gitungura Imana. Kandi ijambo ry'Imana ravuga ngo urufatiro rw'Uwiteka ruracyahagaze, rwanditsweho ngo Uwiteka azabe. Nimero yanjye ni 0786 688 559 712. Iyo niba kuri WhatsApp, hari indi tigonja nkunda gukoresha cyane ni 0722 11 2 6 5 6. Imana ibampere umugisha. Shalom, ndabakunda.